Yesu nashimwe twongeye kwasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe aho muri hagiye hatandukanye. Nitwa Pastor Ibaho, tukaba tugarutse mu ijambo ry'Imana nkuko buri munsi tuganira ijambo ry'Imana, twumva icyo Imana tubwira kuri channel yacu. N'undi nitwa Pastor Ibaho official. Nuyigeraho ukore subscribe kugira ngo dukomeze dusangire ibyiza biturutse mu ijuru. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha kuri wowe, ni umunsi w'amahirwe ku buzima bwawe ndetse no ku muryango wawe. Imana yemeye ko ubu ukihumeka. Hari benshi uyu munsi bageze acicikirwa, ariko wowe uracyahumeka. Nishimwe rikomeye rero dukwiye gushimira Imana, kuba uri kuvuga bikemera, kuba ugenda bikemera, kuba uri mu kazi bikemera, kuko hari abo bitakundiye. Rero dukwiye gushima Imana muri byose. Tujye kuganira ijambo ry'Imana rero. Ijambo ry'Imana ni ifunguro ridutunga umunsi ku munsi. Niyo mpamvu nanjye mbere ahangaha kugira ngo buri munsi nge bagezaho icyigisho cya buri munsi kugira ngo iby'ubugingo nabyo bibashe kutugeraho kandi bidutunge, bitugire umumaro. Uyu munsi rero twabateguriye icyigisho kivuga ku byiringiro by'Uwiteka, ku buryo bidakoze isoni. Ibyiringiro by'Uwiteka ntibikoze isoni. Nshaka kubwira abantu bamaramaje mu kwiringira Uwiteka, bakaba barafashe umwanzuro ko ibyiringiro byabo bishingiye ku Uwiteka. Nshaka kubabwira ko ibyo byiringiro bafite ntabwo bikoze isoni. Nta muntu wigeze wiringira Imana, nta muntu wigeze wiringira Uwiteka Imana ngo akugwe n'isoni. Nawe Uwiteka niwe byiringiro byacu bizima. Uwiteka niwe byiringiro byacu bifite imbaraga. Abantu bajya biringira abandi bakabahemukira, ariko Imana yacu ntabwo igihemuka. Muri iyi si abantu bose baba bafite ibintu biringiye cyangwa se bafite icyo bategereje ku bandi, kuko harabizera amafaranga, abandi bakizera imbaraga zabo, abandi bakizera abantu bakomeye. Ariko kuba bashe kumenya no gusobanukirwa no kumenya aho akwiye gushyira ibyiringiro bye, ni uko yizera Uwiteka Imana, kuko niho hari ibyiringiro bizima bifite ireme, bifite imbaraga. Dufite imirongo tugiye gusoma yo muri Bibiliya, ari nayo turagenderaho mikuru muri iki cyigisho cyacu, aho tugiye guhera mu gitabo, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 5. Turasoma umurongo wa 3 turaza kugeza ku wa 5, ubundi twumve icy'Imana cy'Umwuka abwira amatorero muri uyu mwanya. Umurongo wa 3 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 5 ku murongo wa 3. Ariko hari ijambo tuvuga ngo ariko ibyo byonyine, ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Dusome Zaburi ya 46 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Naho hari ijambo ritubwira ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri. Zaburi nanone ya 42 umurongo wa 6. Naho ijambo ritubwira ngo mutima wanjye ni iki gitumye wiheba, ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo. Dusoreze muri Yeremiya bice 17 ku murongo wa 7. Hari ijambo ritubwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro. Imana yacu ishimwe cyane. Muri iyi si
abantu bose baba bafite icyo bategereje kandi bakagitegereza ku bantu bizeye. Rimwe na rimwe hari igihe abantu biringira abandi bakiringira amafaranga ndetse abandi bakiringira imbaraga zabo, ariko umwizera akwiye kugira ibyiringiro bishingiye ku Uwiteka, kuko ari udahinduka kandi utajya ananirwa kandi utajya abeshya. Ibyiringiro, iyo wiringiye Uwiteka uba ufite ahantu hahamye hakomeye, uri ku musingi ukomeye kandi udashobora kunyeganyega cyangwa se ngo utwagwe n'umuyaga, udatinya ndetse n'umuraba. Ibyiringiro tuvuga bisobanura kwizera ko ejo hazaza ari heza ku buzima bwawe, kuko Imana iri mu rugendo rwawe, iri mu rugendo rwawe rw'ubuzima urimo, iri mu rugendo rwawe rw'imibereho urimo, icyerekezo cyaho wifuza kugana. Imana ibirimo. Imana yacishimwe cyane. Imana ubwayo ibyibereyemo. Nta wundi rero dukwiye kwiringira atari we. Nta handi hantu dukwiye gushyira ibyiringiro byacu atari ku Mana. Zaburi ya 71 ku murongo wa 5 no hari ijambo ritubwira ngo kuko ari wowe byiringiro byanjye Mwami Uwiteka, ni wowe nizera uhereye mu buto bwanjye, ni wowe nzajya nishingikirizaho uhereye kera hashize kugeza n'ubu ngubu. Hakomeza avuga ngo Mwami Uwiteka, ni wowe wankuye mu nda ya mama, nzajya ngushima iminsi yose. Bivuze iki? Bivuze yuko ibyiringiro byacu bikwiye gushikama ku Mana. Tubikure ku bantu, tubikure ku mafaranga, tubikure ku nshuti, tubikure tubishyire ku Mana. Abantu benshi bamaje kugera ku rwego mbese biringira ibyo babona, ariko biratubona nubwo tubyiringira ni mu minota, ujya kubona uyu munsi urabifite ejo ukabibura. Ariko uwiringiye Imana, uwafashe ibyiringiro byakabishyira ku Mana, nta isi yahinduka, niko ijambo ryatubwiye, nta isi yahinduka, uwarushaho gukomera. Bisobanuye ngo naho yahura n'ibigeragezo bingana gute, naho yaba mu makuba angana gute, naho yaba mu ntambara zingana gute, wabashe kwiringira Uwiteka Imana, ibyiringiro bye akabihanga ku Uwiteka, akabishyira ku Uwiteka, uwo ngo ahora akomeye, nta gishobora kumunyeganyeza, nta kintu na kimwe gishobora kuba cyamutura hasi, kuko ibyiringiro bye biri ku Mana, ahora akomeye. Ibyiringiro bundi ijambo ibyiringiro, ibyiringiro turimo tuvuga muri rurimi rw'Igiheburayo bavuga tikiva, bisobanura kugundira cyangwa se gutegereza n'umutima wose. Gutegereza, kugundira cyangwa se gutegereza n'umutima wose. Gutegereza n'umutima wose ni ukuvuga ngo nyine nta kujarajara kundi, nta kujya hirya no hino, ahubwo icyo utegereje niho hantu buke, bivuze ko ariho hantu ubuteza amakiriro, niho hantu ubuteza amakiriro, nta handi hantu uba wumva mbese wakwerekeza naho. Mu Kigiriki naho iri jambo ibyiringiro rivuga elpis, cyangwa se bisobanura icyizere kidashidikanywa kubizaba. Sinzi niba muri kumva icyo kintu, icyizere kidashidikanywa
kubizaba nta gushidikanya. Bivuga ngo ni ukugira icyizere udashidikanya ko icyo kintu wizeye kuko kizaba. Buriya ni ukuvuga ko ibyiringiro ntabwo ari amarangamutima, ahubwo ibyiringiro ni ubufasha bw'umutima w'umwizera uzi uwo yiringiye. Sinzi niba mucyumvishe. Ntabwo ibyiringiro ari amarangamutima, ahubwo ni ubufasha bw'umutima w'umwizera uzi uwo yiringiye. Nuvuga ngo iyo wiringiye ukwiye kwizera neza ko icyo wiringiye nta handi hantu ukwiye gushyira umutima cyangwa se guhanga amaso, ni aho ngaho honyine. Icyo bisobanuye rero, bisobanuye ko niba ibyiringiro byawe bishyize ku Mana, aba ari we wiringira gusa n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe wose n'urugo rwawe rwose, aba ari we mwiringira. Kandi Imana nayo yibonye abayiringiye bayishyizeho umutima, aho hantu ntabwo ijya hatangwa, iraza ikabana nabo, ibana n'abantu bayishyizeho umutima. Ijambo ry'Imana ryo rituvuga ngo ugushikamishije umutima ngo uzamurinda abe amahoro masa. Uzamurinda abe amahoro masa. Bivuze iki? Bivuze neza yuko uwiringiye Uwiteka Imana, uwo muntu Imana nayo imuhanga amaso, ntabwo ijya imukuraho ijisho. Oya, yaba ari mu bigeragezo, yaba ari mu makuba, yaba ari mu ntambara zimeze gute, yaba ari mu byishimo, yaba ari mu mahoro, yaba ashonje, yaba ahaze, yaba ari ku ishuri, yaba atari ku ishuri, yaba ari mu kazi, yaba atari mu kazi, ahantu hose ikirenge cyawe kiva kigakandagira kikahava, Uwiteka Imana nawe aguhangaho amaso, ntabwo ajya gukuraho amaso, kuko yamaze kubona yuko umutima wawe wawerekeje kuri yo, kandi ibyiringiro byawe biri ku Mana bidasubirwaho. Ibyo nabyo biyitera nawe kuguhanga amaso. Impamvu ituma hari ibintu tubona bihindagurika mu buzima, nuko dukoresha amarangamutima mu kwiringira Imana. Uyu munsi wabona ko hari uko bitagenda neza, uko batari ko hari nshobora kuba narayobye, warangiza ko batari ko wakwicira inzira, wanagerayo ukabona ntago biri gukunda, rimwe na rimwe ukabona ibyo watekerezaga siko bigenze, ukongera ukagaruka. Umuntu umeze gutyo ukunda kujarajara cyane, Imana ibimufite twese turaba Imana, ntiyakureka, ariko nayo irakurera, igutwara gutyo nyine, ibizigo mu kanya, umutima wagiye, mu kanya wagarutse, mu kanya wagiye. Hari n'igihe ibyawe, ibyo wasezeranijwe cyangwa se ibyo wasabye, hari igihe bijya biza bigasanga umuntu yavuye mu mwanya we, yaragiye, umutima we wamaze kugenda kera. Bihanza bigategereza igihe umuntu azazira, yamara umwaka umwe, yamara imyaka 10, kazabona icyo wabwiwe muri 2010 gisohoye muri 2060. Kubera iki? Warakibwiwe ntiwabyiringira ko bizaba, ugeze imbere utangira kwicira inzira, maje kwicira inzira bije biguma mu nzira. Hari abantu ibintu byabo nyine bibategereje ko bagaruka mu mwanya kugira ngo babisingire. Hari abantu ibintu byabo basabye kugeza n'uyu munsi biracyabategereje, handi babisabiye byaramanutse byaraje, ariko biracyabategereje ngo bagaruke mu mwanya wabo bahozemo kugira ngo babisingire. Mwene data, wowe uri kumvira ijambo, birakwiye neza yuko utekereza ibyiringiro byawe ahantu biri, niba biri ku Mana cyangwa se biri ahandi hantu, ndetse unatekereze niba hari icyo wavuganye n'Imana uburyo bimeze. Niba utaravuye mu mwanya ukagenda, ibyo wasabye bikaba bigutegereje. Dufite abantu benshi
bagiye basaba Imana tugire neza Mana meze ariko ibyiringiro byabo ntibabigumisha ku Mana, biragenda bajya hano ibisubizo bije ubu birabategereje. Ubaze mugenzi wawe se reba neza niba ibyiringiro byawe ibyo wasabye niba bitagutegereje muri wa mwanya wahozemo. Wari umuririmbyi waragiye, wari umunyamasengesho waragiye, wari umukristo waragiye, wakundaga gufasha waragiye, wagiraga ubugwaneza waragiye, wagiraga urukundo waragiye, wagiraga impuhwe waragiye, wakundaga abantu warigendeye. Reba neza, tekereza neza niba koko ukiri mu mwanya wahozemo, akaba atari yo mpamvu iri gutuma ibihuri gucamo atari wabyiteye. Ntabwo ari Imana, ntabwo Imana twifuriza ibibi. Imana igihe cyose twifuriza ibyiza. Ijambo ry'Imana ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Niyo mpamvu dukwiye gutekereza tukareba neza niba icyo wavuganye n'Imana ukiri mu mwanya wa nyawo ukwiye kubamo kugira ngo ubisingire. Reka ibyiringiro byacu tubihange kuwiteka, kuko Uwiteka niwe ushoboye kandi niwe utubereye maso. Niwe uturebera amaso, aramutse asinziye twashira. Niyo mpamvu tubereye maso. Reka ibyiringiro byacu rero tubihange ku Mana. Hari impamvu tugomba kugira ibyiringiro. Dukwiye gufata ibyiringiro byacu tukabishyira ku Mana. Ngiye kubabwira nibura nk'impamvu nk'eshatu, babwira bikeya namwe ibindi uhita ubyunguka bateko na kiriya nacyo cyaba kirimo, na kiriya cyaba kirimo, bitewe nuko wumvishe ijambo ry'Imana. Ariko impamvu tugomba gufata ibyiringiro byacu tukabishyira ku Mana kandi ubudahemuka, icyambere nuko Uwiteka Imana ari wowe waturemye. Icyo cyambere. Niyo mpamvu ibyiringiro byacu tukwiye kubishyira ku Mana. Nuko turi ibiremwa by'Imana, turi ibiremwa by'Imana, turaba Imana yaremye. Bivuze ngo idufiteho ububasha 100%, iratuzi 100%. Ahantu ushyira ibyiringiro, sinzi niba amafaranga akuzi, sinzi niba inshuti zikuzi, sinzi niba abavandimwe bakuzi, sinzi niba imiryango ikomeye ikuzi, ariko Imana irakuzi 100%. Niyo mpamvu ibyiringiro byawe ukwiye kubishyira ku Mana. Zaburi 139 ku murongo wa 13 n'uwa 14 harambwiye ngo kuko ari wowe waremye ibyiringiro, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, waneranirije mu nda ya mama, nzagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze nibitangaza, iby'umutima wanjye ubizi neza. Bivuze ngo ukiremwa ukiva mu nda y'umubyeyi wawe, Imana niyo izi neza uko nyine niyo yabashe guteranya amagufwa, amagufwa yose ukujya wireba nizo uburyo wabashe kugenda amagufwa yagiye yiterateranya mu nda y'umubyeyi wakubyaye. Bivuze ko Imana yonyine nizi ibyo ukeneye, izi ubuzima bwawe kandi bufite umugambi mwiza. Ntabwo umugambi gufite kuko niyo yakuremye, niyo uzi uburyo waremwe mu nda y'umubyeyi wawe ikagukuza, ukamara amezi 9 ukavuka ukagera ku isi, ugatangira guhangana n'ubuzima bw'isi, ugastragolinga byose. Imana yo yarabirebaga, yari ibizi. N'abandi bo mwagiye muhura nyine ukuze, ntabwo bazi strago wanyuzeho z'ubuzima bwawe. Nta mpamvu yo kwiringira umuntu, nta mpamvu yo guhanga amaso ku bidafite umumaro. Mureke ibyiringiro byacu tubishyire ku Mana, kubera yuko Imana niyo ituzi neza, niyo yaturemye. Icya kabiri nuko ijambo ry'Imana, ijambo ry'Uwiteka
ni ukuri kandi arihagararaho. Niyo mpamvu ibyiringiro byacu dukwiye kubishyira ku Mana. Ni uko ijambo ry'Uwiteka Imana ari ukuri kandi iryo jambo y'Imana yarivuze irihagararaho, ntabwo igiteshuka, irihagararaho. Yesaya ibice 40 ku murongo wa 8 niho hari ijambo ritubwira ngo ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahora iteka ryose. Mana yacu ishimwe cyane. Imana yivuze ntabwo ijya yivuguruza. Imana yivuze ibivuze ijambo ryayo, kandi ikintu kidasanzwe ikora ni uko ijambo ry'Imana irarikurikira, ijambo ryayo irarikurikirana ibihe n'ibihe kugeza risohoye. Icya gatatu, impamvu tugomba gushyira ibyiringiro byacu ku Mana ni ukubera ko Uwiteka Imana ntabwo ajya ahemuka. Abantu barahemuka, inshuti zirahemuka, bose twagiye tuvuga, ariko Imana yo ntabwo igihemuka. Icyo yagusezeranije iragisohoza. Maraki ibice 3 ku murongo wa 6 hari ijambo ritubwira ngo kuko njye Uwiteka ntabwo mpinduka, nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutazamarwaho. Imana yacu ishimwe. Nuvuga ngo icyo Imana yavuze, kabone ubwo wari mu ntambara zingana gute, icyo Imana yavuze ntabwo igihinduka, ntabwo igihinduka, ntabwo igihemuka. Icyo Imana yavuze iragisohoza. Iyo abantu baguhindukana, Imana yo yonyine iragukomeza. Imana ishimwe cyane kandi Imana yabwa icyubahiro. Ngiye kubaha ingero zimwe na zimwe zitari nyinshi zo muri Bibiliya z'abantu bamwe batubanjirije bafashe ibyiringiro byabo bakabishyira ku Mana kandi bikabagirira umumaro mwinshi cyane. Reka mbibutse gatoya Aburahamu yiringiye Imana, kandi Aburahamu yahuye n'ikigeragezo gikomeye cyane. Reka mbabwire, niba ari ikigeragezo cyo kiryana n'ikigeragezo cyo kubura urubyaro ku bantu bashakanye, ajya kubona akabona umwaka urashize, umwaka wa 2, umwaka wa 3, nta mwana, warangizwa ati Mana ntabwo nca ku ruhande, sinjya hirya, ibyiringiro byanjye biraba kuri wowe. Ni bake babishobora, ni bake babasha guhangana n'ibyo ngibyo, ariko Aburahamu we yabashe guhangana nabyo. Gusa igihe kiza kugera birananga, nawe akata ku ruhande, ariko kuko Imana itajya ibeshya, kuko Imana itagihemuka, kuko yari yaravuze, Aburahamu igihe cyaje kugira mu myaka y'ubusaza bwe, Imana iza gusoza icyo yavuze. Haciyeho imyaka myinshi, Imana imuha umwana w'umuhungu. Nubwo yari ashaje, ntabwo yigeze agira gushidikanya kundi, nubwo yagiye akata, nubwo yaje no kubyarana n'undi, ariko Imana yaje kwigarukaho kandi agira kwiringira, ayiha ibyiringiro bye abishyira ku Mana. Igihe kiza kugera, Imana yiringiye isohoza ibyo yavuze. Usome urwandiko Pawulo yandikiye Roma ibice 4 ku murongo wa 18 kugeza kuri 24, urumva icyo Pawulo yabivuzeho. Nanone wa kabiri Yosefu nawe muribuka neza, hariya mu itangiriro ibice 50 n'usoma umurongo 20, nawe araza kwereka uburyo Yosefu nawe uburyo byamugendekeye. Nubwo Satani yashatse kuburizamo ibyiringiro bya Yosefu ngo amuce intege, amwereke yuko ibyo yiringira ari ubusa, ariko Imana yaje kubisohoza, irabyerekana ko ari Imana irindi jambo ryayo mpaka risohoye. Yosefu yagiraga inzozi akazirotorera bene se,
bene se baza kumwanga kuko bumvaga yuko Yosefu azabayobora, ariko baramufata bamugurisha muri Egiputa. Ariko Yosefu akomeza kwiringira Imana mu bihe bikomeye no mu bihe bigoye yagiye anyuramo. Ibyiringiro bye bishyize ku Mana kandi bimuhanyiriza no gukiranuka, kuko yaje kuba umuntu ukomeye mu gihugu cya Egiputa, kandi kuko aza kubatwara icyo Imana yavuze irakirinda mpaka kugeza gisohoye. Yosefu yizeraga ko umugambi w'Imana uzasohora, nubwo yagwishijwe na bene se, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwa Yosefu waje gusohora. Uwa gatatu, Dawidi nawe, Zaburi ya 27 13 na 14 naho uraza gusanga amagambo menshi. Ubwo Dawidi avuga ngo niringiye kubona ubuntu bw'Uwiteka mu gihugu cy'abazima. Nuwasoma uraza kumva amagambo nk'ayo ngayo. Rero ibyiringiro byacu tukwiye kubifata tukabishyira ku Mana, nk'uko nakomeje kubivuga, kuko niwe ushoboye. Nubwo byagenda gute, ariko imyaka iba myinshi, ariko igihe kikagera iby'Imana yavuze n'ubundi ikazisoza. Rero nshaka kubabwira zimwe mu nyungu zo kuba ibyiringiro, zo gushyira ibyiringiro byacu ku Mana, zo kwiringira Uwiteka. Inyungu ndababwira zimwe mu nyungu. Hari n'abandi bantu wenda bagiye babona inyungu zigiye zitandukanye, cyangwa se bashobora kuvuga ariko nakira nacyo biri mu nyungu zo kwiringira Uwiteka Imana. Ariko ndabaha bikeya, ntabwo mbaha byinshi, zambaha bikeya, ibindi nawe wabyishakira. Ariko ngiye kubabwira nibura ibintu bine wavuga ko hari inyungu z'umuntu wafashe ibyiringiro bye akabishyira ku Mana. Icyambere, iyo wafashe umutima wawe ukawushyira ku Mana, bituma umutima wawe utanyeganyega. Ntabwo umutima wawe ujarajara ngo ujye hirya no hino. Uba utuje, uhora uri hamwe. Zaburi 25 ku murongo wa mbere, ku murongo wa kabiri, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Bivuze iki? Bivuze neza yuko kuko Uwiteka atugose, ntabwo dukwiye kugira ubwoba, ntabwo dukwiye kunyeganyeza, ntabwo dukwiye kujarajaza imitima, ahubwo duhora amaso yacu tuyahanze ku Uwiteka. Zindi nyungu nuko uwafashe ibyiringiro by'akabishyira ku Mana bituma agira amahoro n'ibyiyumvo byo kwihangana. Buri kintu kiba gikomeye cyane ni ukuba mu bihe utihangana, utagira kwihangana. Ariko iyo washyize ibyiringiro byawe ku Mana bigutera kwihangana. Ibihe bibi biraza ukumva urakomeye, ukabasha kwihangana. Intambara ziraza ukabasha kwihangana, kuko wiringiye Uwiteka ko uko byagenda kose, nubwo bimeze gutya, ariko ejo atari ko bizaba bimeze, ukamwiringira. Ubwo niko Paulo yandikiye Abaroma ibice 15 ku murongo wa 13, no hari ijambo ritubwira ngo Imana nyiri byiringiro ibiuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Imana yacu ishimwe cyane. Bivuze ko wiringiye Uwiteka Imana bituma muri we agira amahoro, akagira n'ibyiyumvo byo kwihangana. Kuva muri we ageze kwihangana no gukomera. Rero twiringira Uwiteka Imana. Icya gatatu, bituma abaho mu munezero, kandi ntibe mu munezero gusa, akanabaho afite intego. Ubuzima bwe bukaba bufite intego, kubera yuko niba ibyiringiro bya biri ku Mana, niki se kandi? Niki kandi cyagisigaye? Wumva wishimye, wumva muri unezerewe, kuko uzi neza ko
Imana itabeshya, Imana idahemuka, Imana idahinduka, Imana ishobora byose, Imana ifite byose, Imana ikuzi, Imana yakuremye. Gute se utawumva muri wowe ahubwo ejo hazaza ufite intego z'ejo hazaza hawe? Kubaho kwawe umva gufite intego, kuko uwo wiringiye ni umugabo ukomeye, ni umugabo utabeshya. Icya kane, bituma udacika intege mu mibabaro. Bituma udacika intege mu mibabaro, kuko ubuzima bw'isi dufashe igihe mu ntambara, duhura na byinshi biduca intege, duhura na byinshi bitugwa, ariko yo ibyiringiro byawe bishyize ku Mana, inyungu irimo nuko udacika intege no mu gihe uri mu ntambara. Ntabwo ujya ucika intege. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma n'ubundi 18:24 niho tuvuga ngo kuko twakijijwe dufite ibyiringiro, ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona ibyo yamaze kubona? Ntawe wakwiringira ibyo yamaze kubona. Niyo mpamvu ntabwo dukwiye gucika intege, ntabwo ducika intege mu mibabaro yacu, kuko ibyiringiro byacu biri hehe? Ibyiringiro byacu biri ku Mana. Dukomeze tuyiringire kandi tuyizere. Nyamara twebwe ubwo twiringira Imana, ubwo twiringira ibyo tutabonye, tubitegereza twihangana, kuko tuzi neza yuko bizagira bizasura. Turabitegereza ku 25, tubitegereza twihangana, kuko tuzi neza yuko Imana izagira Imana izabisohoza. Rero ndacyababwira ijambo kwiringira Uwiteka ntabwo gukoza isoni, ntigukoza isoni. Niyo mpamvu nakomeje kwibanda kuri ijambo cyo ko dukwiye kwiringira Imana, tugakura ibyiringiro ku bindi bintu, ahubwo tukiringira Uwiteka Imana. Ariko nanone hari ibindi bintu byangiza ibyiringiro, ibyo wiringiye bikangirika burundu. Ibyo bintu byitayeho ibyiringiro ufite ku Mana birangirika. Ikintu cya mbere, iyo ureba ku bibazo cyane kurusha Imana, ibyiringiro byawe ufite ku Mana birangirika. Ntukajye wita ku bibazo cyane ngo bihange amaso, ahubwo ujye uhanga amaso Imana. Iyo uhanze amaso ibibazo, aho kugira ngo urusheho guhanga amaso Imana, ibyiringiro byawe birangirika. Niyo mpamvu ukwiye kurushaho guhanga amaso Uwiteka Imana. Icya kabiri, iyo uharanira ibisubizo byihuse ako kanya, cyagena ibyiringiro byawe ku Mana birangirika. Tegereza wihanganye, wikwirukanka, wikumva ko ubwo wasengeye ako kanya biratabiza, kuko ushobora ati kwa kane nkeneye 100,000, none ngiye gusenga ku wa mbere, kwa kane ngomba kwita. Oya, ntabwo uko bimera, siko bigenda. Ahubwo iyo ushatse kwihutisha ibisubizo, ibyiringiro byawe ku Mana birangirika. Icya gatatu, guterwa ubwoba n'amagambo y'abantu. Iyo abantu bavuga ukagira ubwoba, kuko uri mu isi bazakuvuga ukomeze byinshi, ariko y'ibyiringiro byawe biri ku Mana ubasha guhangana nabyo. Ariko iyo ubihanze amaso tibamvuze babona, icyo gihe ibyiringiro byawe biratakara. Nacyo biri mu kintu cyangiza ibyiringiro byawe ku Mana, amagambo abantu bakuvuga. Icya kane, kwirengagiza iby'Imana yakoze mbere. Iyo wirengagije iby'Imana yakoze mbere mu buzima bwawe bwa kera, ibyiringiro byawe n'ubundi biratakara. Ukwiye gutekereza imirimo Imana yakoze mbere na mbere mu buzima bwawe, noneho uyereke n'ibiri imbere, ko uyizere, uyihanga amaso ko nabizabikora. Igihe cyose wibagiwe bya bintu yakoze,
wibagiwe ibyo yagukoreye, kuburyo yagukije uburwayi, uburyo yakurinze impanuka, uburyo yakurokoye urupfu rwari imbere yawe, uburyo yakwigishije ukiga ukarangiza, uburyo yaguhaye akazi, uburyo yakureze uri imfubyi utagira so na nyoko, utagira n'umuvandimwe, ikagukuza ukaba ungana utyo ungana. Iyo utibutse imirimo n'ibitangaza Imana yakoze ku buzima bwawe mu gihe cyashize, n'ubundi ibyiringiro bya ku Mana birangirika, biratakara. Niyo mpamvu dukwiye kujya twibuka imirimo n'ibitangaza Imana yakoze kera hacu, tukibuka ibyo Imana yakoze, ubundi tukayiringira ko n'ubundi imbere naho ari heza ku buzima bwacu, dushingiye ku byo Imana yakoze. N'ibiri imbere nabyo Imana izagira gute? N'ibiri imbere nabyo Imana izabikora. Rero hari uburyo dukwiye gukomeza ibyiringiro byacu. Ni gute wakomeza ibyiringiro byawe ku Mana? Icyambere ukwiye gukomeza ibyiringiro byawe ku Mana ni ukwiye gukomeza gusoma ijambo ry'Imana buri munsi. Buri ijambo ry'Imana niho hantu tubone, niho hari ibiryo by'umukristo, niho hantu twambara, niho hantu hari ibidutunga bya buri munsi mu ijambo ry'Imana. Ujye usoma ijambo ry'Imana buri munsi. Aho hantu urahakomerera, ni ibyiringiro byawe birushaho gukomera bikagira imbaraga. Icya kabiri, sengera kugira umutima uhamye. Ikintu gisengere Mana, umutima uhamye utajarajara, niba uzakomeza kugira ibyiringiro byawe ku Mana. Nuba ufite umutima uhamye, ibyiringiro byawe bizakomera ku Mana. Cya gatatu nacyo turakivuzeho mbere, ariko ibuka ibyo Imana yagukoreye mu gihe cyashize. Numara kubyibuka bizatuma ukomeza kugira ibyiringiro yuko no mu gihe kiri imbere Imana izakora n'ibindi birenze. Icya kane, komeza kuba mu bumwe n'abandi bizera, bumva iby'Imana, mbese uganire nabo, musangire ubuhamya. Uko musangira ubuhamya ni nakuzajya wumva iby'Imana yagiye ikora, nawe bigutera ibyiringiro byo kumva yuko Imana nawe itakwibagiwe, Imana itakuretse, ahubwo ikuzirikana umunsi ku munsi. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 ku murongo 12, nuza kuhasoma urasangamo amagambo yerekana uburyo mwihanganiye imibabaro, mukomeza gusenga kandi mwizera ibyiringiro. Uwiteka nawe ababera ibyiringiro. Niyo mpamvu rero dukwiye kurushaho kugira ibyiringiro ku Mana, kugira ngo turinde neza ibyiringiro byacu ku Mana. Nuko ibi bintu bine mvuze, gukomeza gusoma ijambo ry'Imana, gusengera umutima uhamye, kwibuka iby'Imana yagukoreye mu gihe cyashize, no gukomeza ubumwe n'abandi bizera. Ibyo bintu n'ubu bifite n'ubundi ibyiringiro byawe uzabikomereza ku Mana, bizakomeza kuba ku Mana, ntabwo bizavaho. Imana yacu itugire neza cyane. Turi gusoza, nshaka kubabwira yuko ibyiringiro by'Uwiteka ntabwo bijya bibeshya. Nubwo waba uri ahantu habi, nubwo waba uri mu icuraburindi, nubwo waba uri mu hantu hagukomereye, Imana iracyagufiteho umugambi. Haleluya! Imana iracyagufiteho umugambi. Wowe icyo usabwa nuko ukwiye kurushaho kwiringira Imana, kuko iyo uhawe igihe cyo gutegereza, si uko Imana iba yarakwibagiwe. Oya, ntabwo Imana iba yarakwibagiye, ahubwo imirimo yayo ibigira ngo imirimo yayo ibashe kuyitegura muri wowe, kandi izayigaragaze abantu nabo bahereko bavuga ngo iyo wiringiye Imana, mbese ubu buhamya ku bandi bavuga ko iyo wiringiye Imana nayo ikubera ibyiringiro kandi ikabasha no gusubiza. Imana yacu ishimwe cyane. Yesaya ibice 40 ku murongo 31 niho hari ijambo tuvuga ngo, ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa,
bazagenda be gucogora. Imana yacu dufashe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tukamubwira ngo tegereza Uwiteka kandi mwiringire Uwiteka. Uwiteka arazababera ibyiringiro. Turi ku ijambo rivuga ngo kwiringira Uwiteka ntibikoze isoni. Reka nkubwire ngo nuwiringira Uwiteka ntabwo uzigera ukorwa n'isoni. Imana yacu ishimwe cyane. Tugiye gusenga Imana. Wowe wari warabuze ibyiringiro, wowe wari waracitse intege, wowe wabonaga yuko Imana yakuretse, wowe wabonaga yuko Imana yakwibagiwe, oya garuka mu mwanya, garuka mu byicaro wahozemo, kuko iby'Imana wayisabye byaraje, nuko byasanze warahagurutse mu byicaro byawe. Ariko ngera ugaruke. Imana yiteguye kongera kugira icyo ikora ku buzima bwawe. Imana yiteguye kongera kukwitaho. Imana yiteguye kongera kuguhanga amaso. Imana yiteguye kongera kugukoresha mu gihe nk'iki ngiki. Rero ongera ugiye kwizera, wiringire Uwiteka Imana, nawe yiteguye gukora byinshi ku buzima bwawe. Rero wowe wari ucitse intege, wowe wumvaga yuko Imana itakwitayeho, cyakongera kubwira ijambo ry'ihumure yuko Uwiteka Imana kwitayeho kandi Uwiteka Imana agufite mu biganza. Rero wiringiye Uwiteka Imana ntabwo ibyiringiro bye bikoze soni. Ongera umugarukeho bundi bushya, nawe yiteguye kubana nawe iminsi yose. Mureke dusenga Imana kubwira ijambo, kandi ndasengera nawe wongeye kumva ushaka kugarura ibyiringiro byawe ku Mana. Nawe ugize icyifuzo bati ngiye kongera ngarura ibyiringiro byanjye ku Mana, kuko n'ubundi numvaga byari byaragiye, ariko umwanya ngiye kongera migarure ku Mana. Ca bugufi mu mutima wawe ahantu uri, aho uherereye hose, dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimira uyu mwanya w'agaciro utwemerera kumva ijambo ryawe. Turagushima kuko wibukije imitima yacu ko ibyiringiro nyakuri bituruka kuri wowe, si mu bantu, hoya si mu bintu, ahubwo mu kubaho mu bumwe n'Umwuka Wera wawe. Mwami, mu gihe isi yuzuye umwijima, impungenge n'amarira, wowe udutoje kubaho twiringiye ineza yawe. Uduha umutima wihangana, utajya ucogora. Data uri mu ijuru, tugusabye kutagwa mu kwiheba igihe ibintu bitagenda uko tubyifuza. Twibutse ko igihe cyawe ari cyo cyiza, kandi ibyo usezerana byose ubisoza mu buryo bwiza kurusha uko twabitekerezaga. Turagushimira Mwami, kuko ibyiringiro byacu ari intego yo kudutera imbaraga. Nubwo tugenda mu nzira z'umwijima, tuzi ko itara ryawe ritazima, kandi ko uzatugeza ku munsi w'insinzi. Yesu, uturinde imitima yacu kugira ngo tudacika intege. Uduha umutima wo kurushaho kukwizera, urukundo rutarangira n'amahoro arenze ayisi itanga. Data mwiza, dufashe kuba intumwa z'ibyiringiro ku bandi. Aho ducitse intege, duhe kuvuga amagambo y'ihumure. Aho abarira, uduhe kuba isoko y'ihumure rikomoka muri wowe. Dufashe kubaho tugendera mu byiringiro by'isezerano ryawe, tuzirikana ko abiringiye Uwiteka bazasubizwamo imbaraga. Mwami, turagushimira kuko ibyiringiro byacu bitazadutenguha. Mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza. Amen. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye kuba mwakomeje kudutega amatwi, kandi tutahwema ko twireba ko mudukurikiye. Ntibajye gukora subscribe na share ndetse na comment, kandi ndabibutsa ko buri munsi tubagezaho ijambo ry'Imana. Rero mube abambere kujya muri kurikira kenshi kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguka, kandi nawe udushyigikire urisangiza n'abandi kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka. Imana ibahe umugisha.